Ndabashuhuje abadukurikira mwese kuri YouTube channel Pastor Vuga ndetse no kuri radio Umucyo buri wa gatandatu isa 9 mu kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo. Ubushize ubwo twaganiriye ku ijambo Kristo yavuze ku musaraba avuga ngo birarangiye. Tusobanura icyo rivuze na turibuze kurigarukaho. Nanone ndabibutsa ko turi mu bihe bya Pasika aho twibuka urupfu no kuzuka by'umwami wacu Yesu Kristo nk'intsinzi y'umukristo. Mu gihe rero Yesu yari ari ku musaraba, hari amagambo byibura 5 yavuze mbere yuko atanga cyangwa mbere yuko ahera umwuka. Iyo dusomye muri Luka igice cya 23 umurongo wa 34 tubona amagambo Kristo yavuze. Igihe abamubambye no kuvuga abasirikare b'Abaroma n'abandi bose bari bateraniyeho, ariko cyane cyane abasirikare b'Abaroma, kuko byari bisanzwe mu muco wabo, iyo umwambuzi cyangwa se undi muntu wese w'umunyabyaha babambaga ku musaraba, byari hamwe cyangwa se umuco mu Baroma ko uwo babambye abamubambye bagabana imitungo ye yose cyangwa bagabana ibyo yari afite. Ni nabyo bakoze kuri Yesu rero. Igihe bamubambaga, ikanzu ye barayifindiye kugira ngo bamenye uyitwara, kuko yari imwe birumvikana. Ariko mu by'ukuri igihe babikoraga, basohozaga ikibyanditswe byera bivuga muri Zaburi. Mu by'ukuri rero tubona ko Yesu igihe yari ari ku musaraba abareba bari gukora ibyo byose bamushinyagurira, mu by'ukuri yari akibafitiye imbabazi, kuko ijambo rya mbere yaravuze ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Mu by'ukuri n'igihe Yesu yari ari ku musaraba yari afitiye imbabazi abanzi be, yari afitiye imbabazi abo yaje gukiza, akaba ari bo bari kumushinyagurira bamubamba, ariko yari akibafitiye imbabazi. Ubu ni urugero rwiza dukura kuri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, ko niyo twaba turi mu gihe cy'akaga n'amakuba, ndetse twaba turi mu gihe tunazi neza abantu batubabaje, aba ari umwanya mwiza wo kubababarira. Dukwiye guhorana imbabazi nk'uko Kristo yari afite imbabazi zo kubabarira abanyabyaha no kubabarira abamugiriye nabi. Kuko n'igihe yari ari ku musaraba afite ububabare bwinshi, afite uburibwe bwinshi, yahisemo kubababarira. Aravuga ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Yari afite ubushobozi bwo gutegeka rimwe gusa bagashiraho, cyangwa hakaba ibindi bikomeye bitigeze bibaho, ariko mu by'ukuri yahisemo kubababarira, nk'uko Bibiliya itubwira. Iyo dusomye Abafilipi 2 uhereye 6 turavuga ngo mugire umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu ni umutima w'imbabazi, ni umutima w'amahoro, ni umutima wo kubabarira n'abanzi bacu, ni umutima wo kwirengagiza ibibi abantu batugiriye tugahitamo kubababarira, kuko nicyo Kristo yakoze ari ku musaraba. Kandi mu by'ukuri abari mu isi twese twarabanzi b'Imana kubera icyaha dukomora kuri Adamu wahisemo kugomera Imana. Rero iryo ni ijambo rya mbere yavuze ari ku musaraba, aravuga ngo Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ijambo rya kabiri tubona igihe muri Luka 23 umurongo wa 43, igihe Yesu yari ari ku musaraba yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Mu by'ukuri ibisambo bibiri yabambwe hagati yabyo, mu by'ukuri kimwe cyabambwe ibumoso, ikindi kibambwa iburyo, Kristo abambwa hagati yabyo. Nkuko nanone byari byaranditswe muri Zaburi ko yabambwe hagati y'ibisambo bibiri. Mu by'ukuri rero ibi nabyo kwari gusohora kw'ibyanditswe byera, ibyo Imana yavugiye kera mu kanwa k'abahanuzi yuko umwana wayo azabambwa hagati y'ibisambo bibiri. Kimwe rero cyari ibumoso, cyaramushinyaguriye, kiravuga ngo nibura umwana w'Imana ikize natwe udukize utumanure kuri uyu musaraba. Ariko ikindi cyari iburyo kiragicyaha, kiravuga giti ese we ntunatinya Imana, kuko uyu twebwe twazize ibyo twakoze, ariko uyu nta cyaha yakoze. Hanyuma Yesu abwira icyo gisambo cy'iburyo, kiramubwira giti ahubwo mwami unyibuke nugera mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri, uyu munsi turabana muri paradiso. Igihe Yesu yari ari ku musaraba yaragifite n'ubushobozi bwo kubabarira ibyaha no gutanga ubugingo buhoraho. Kristo atanga ubugingo buhoraho. Kristo umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Umwizera wese muri kondisiya yaba arimo iyo ari yo yose, Kristo amuha ubugingo buhoraho. Twibuke neza yuko
igihe Kristo yazaga mu isi yaraje gusohoza umugambi w'Imana. Iyo dusomye mu Bagalatiya igice cya 4:4 haratubwira ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereje umwana wayo wabyawe n'umugore avuka atwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe kuragwa wa murage twasezeranijwe. Igihe Kristo rero yapfaga ku musaraba yashohoje ikimana yari yaragambiriye. Ahana nabibutse neza yuko igihe Kristo yapfaga ku musaraba yashohoje isezerano Imana yari yahaye Aburahamu yuko azaba sekuruza w'amahanga. Ibi tubisoma mu Bagalatiya igice cya 3:13 ahanditse ngo Kristo yahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, kuko handitswe ngo havumwe umuntu wese umanitse ku giti, ariko yahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko, natwe abanyamahanga tubone uko duhinduka abana b'Aburahamu kubwo kwizera. Igihe rero Kristo yari ari ku musaraba abambanywe n'ibisambo, yashohoje ibyo Imana yagambiriye kandi yasohoje icyo Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko binyuze muri we, binyuze muzakomoka kuri Aburahamu, amahanga yose azababarirwa ibyaha kandi agahererwa umugisha muri Aburahamu. Uwo rero nta wundi wabishohoje, ni Kristo Yesu ku musaraba. Icya kabiri tubona kuri iki kintu cyo ko Yesu yabambwe hagati y'ibisambo bibiri, nuko amahitamo ya muntu ntabwo Imana ihatira abantu kuyizera. Imana yakoze ibyo yagombaga gukora muri Kristo Yesu, itanga umukiza kugira ngo apfe mu cyimbo cyacu, hanyuma abamwizera tubabarirwe ibyaha. Guhitamo kwizera Yesu biduhesha ubugingo buhoraho, guhitamo kutamwizera bituzanira kurimbuka. Nibyo Yohana yanditse mu gice cya 3:18 aravuga ngo dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwa, kuko atizeye umwana w'intama w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Mwene data mushiki wanjye unkurikiye, ni byiza ko uhitamo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo nawe uhabwe ubugingo buhoraho, ukurweho urubanza rw'ibyaha rutegereje cyangwa se urubanza rw'ibyaha n'umujinya w'Imana w'inkazi uzahishurwa ubwo Kristo azagaruka aje guca amateka. Kandi kutamwizera, kutizera umurimo Kristo yakoze ku musaraba, ni nabyo bihwanye no gutuka Umwuka Wera, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yohana, cyane cyane mu gice cyaho cya 14. Mu by'ukuri rero igihe Kristo yari ari ku musaraba yari afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha, yari afite ubushobozi bwo gutanga ubugingo buhoraho. N'uyu munsi rero Kristo afite ubushobozi bwo gutanga ubugingo buhoraho, afite ubushobozi bwo kubabarira ibyaha. Numwemerera ukamusanga ukamuha ubugingo bwawe, arakubabarira ibyaha, kondisiyo waba urimo iyo ariyo yose. Kandi mu by'ukuri njya ngira amatsiko yo kuzabona iki gisambo tugeze mu bwami bwo mu ijuru, nkakibaza ngo wageze hano gute. Mu by'ukuri cyo ni ikibazo wenda buri wese yashaka kumubaza, ariko mu by'ukuri kubera ko ntabwo yize Sunday school, ntiyigeze abatizwa, nta nubwo yigeze aba mu idini ngo abe yarayobowe na pastor kanaka, ariko ntekereza ko igisubizo kimwe azaduha, azavuga ngo uwari uri hagati y'ibisambo, abambwe hagati y'ibisambo bibiri ku musaraba, niwe wambwiye ngo nze ndaza. Kuko ikidukiza si amategeko, ikidukiza si imigenzo y'idini, ikidukiza si ibyo dukora kugira ngo twemerwe n'Imana, ikidukiza ni igitambo Kristo yatangiye ku musaraba. Iyo tumwakiriye tukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tubabarirwa ibyaha. Ijambo rya kabiri rero Yesu yavuze ku musaraba, yabwiye igisambo ati ndakubwiza ukuri, uyu munsi turabana muri paradizo. Paradizo rero ni ahantu abantu bajyaho umutekano n'amahoro, barindirwa mu gihe bagitegereje urubanza rwa nyuma rw'Imana. Mu yandi magambo, ni ahantu abantu baruhukira, cyane cyane ni ukuvuga bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iyo bavuye muri ubu buzima kugeza Yesu agarutse. Ibyo tubibona muri Luka igice cya 16 aho tubona inkuru y'umutunzi na Lazaro. Ijambo rya gatatu turibona muri Luka igice cya 23 umurongo wa 46. Igihe Yesu yari ari ku musaraba arembejwe n'ibyaha by'abari mu isi, yiyeguriye iyamweguriye byose, yiyeguriye iyamuhaye umurimo wo kuyunga wo kugira ngo ayunge umurimo wo kunga abantu n'Imana, yaweguriye Kristo, nkuko tubibona mu rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 18 havuga ngo ibyo byose bituruka ku Mana yinze natwe muri Kristo Yesu, ntiyaba ikitubaraho gukiranirwa kwacu.
Mu by'ukuri rero muri Kristo Yesu niho Imana yiyungiye n'abari mu isi, kandi igihe Kristo yari ari ku musaraba, ibyaha byacu nibyo umujinya Imana yari ifitiye ibyaha n'ababikora yawusutse kuri Kristo Yesu. Igihe yari aremerewe nabyo rero, n'ubundi Kristo yiyeguriye Imana, aravuga ngo mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Si uko Yesu yari atsinzwe, si uko Yesu yari abaye umunyantege nkeya, ahubwo ni urugero rwiza rw'uko igihe tugeze mu makuba n'ibyago n'ibindi bimeze bityo, ni byiza kwiyegurira Imana, ni byiza kwishyira mu biganza by'Imana, kuko Imana niyo ishobora byose, kandi umugambi wayo wo kudukiza n'uwiteka ryose. Uwo mugambi ntuhinyuka, nta n'icyawuhagarika, nta n'icyawuhindura, nta n'ikizigera kiwuhindura, kuko Kristo ku musaraba yasohoje iby'Imana yari yaragambiriye byose. Ijambo rya kane, igihe Kristo yari ari ku musaraba arembejwe n'ibyaha by'abari mu isi, yaratatse cyane aravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, cyangwa se mana yanjye mana yanjye ni iki kikundekesheje. Mu by'ukuri igihe Yesu yari ari ku musaraba ataka avuga aya magambo, ntabwo ari uko Imana yamwirengagije, kuko Imana iramukunda. Imana iramukunda rwose bihebuje, ikunda umwana wayo, ariko mu by'ukuri Imana yamwimye amaso kugira ngo amwere ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Mu gihe yari ari ku musaraba ataka, Imana yamusutseho umujinya wose w'ibyaha n'ababikora, ibimusukaho ku musaraba, imutera umugongo, imwima amaso kugira ngo amwere kuri iki gikombe cy'umujinya w'Imana, kugira ngo ngewe nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Dore agaciro gakomeye Imana yaduhaye, yemera gutanga umwana wayo, imusukaho umujinya wayo wose, imusukaho umujinya yari igufitiye, imusukaho umujinya yari imfitiye kubera ibyaha byanyu, imusukaho umujinya yari ifitiye abari mu isi kubera ibyaha dukomora kuri Adamu. Yesu yemera kunywera kuri icyo gikombe cy'umujinya w'Imana. Nibyo Yesaya yavuze mu gice cya 53, aravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ntiyari uwo kwifuzwa. Twaramurebye ngo tukabona ameze nk'uwacumiswe n'Imana agahemurwa nayo. Arangije aravuga ngo ibyaha byacu nibyo yikoreye, munyamara igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Igihe Kristo yari ari ku musaraba, yikoreye igihano cyanjye nawe, igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Niyo mpamvu yatatse ijwi rirenga aravuga ngo Eli Eli lama sabakitani, cyangwa se mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ibyaha by'abari mu isi rero nibyo byatakishije Yesu, ibyaha byanjye nawe nibyo byatakishije Yesu, kuko Imana yari imaze kumusukaho umujinya w'ibyaha by'abari mu isi, imutera umugongo. Iyi Imana imukura ku musaraba, cyangwa se Yesu akava ku musaraba, agakiza kanjye nawe ntaho kari kuboneka, kuko agakiza kanjye nawe kari gashingiye ku rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Ari nabyo Pawulo yavuze mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 avuga ngo iyo Kristo atazuka, ibyo tubwiriza byose aba ari impfabusa. Agakiza kanjye nawe ntigashingiye ku byo dukora, agakiza kanjye nawe ntigashingiye ku idini cyangwa imigenzo yaryo, agakiza kanjye nawe ntigashingiye ku gukomeza amategeko, ahubwo agakiza kanjye nawe gashingiye ku murimo Kristo yasohoje ku musaraba, ubwo yemeraga kwikorera ibyaha by'abari mu isi akatubera incungu y'ibyaha. Ijambo rya kane rero ni iringiri Yesu yavuze ngo Eli Eli lama sabakitani, cyangwa se igihe yatakaga ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Ijambo rya nyuma rya gatanu ari naryo dusorezaho ni ijambo rivuga ngo birarangiye. Ijambo birarangiye riboneka muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 30, aho Yesu ku musaraba bwa nyuma mbere yuko atanga cyangwa umwuka uhera yaravuze ngo birarangiye. Ese byari birangiye ni ibiki? Mu by'ukuri iri jambo birarangiye risobanuye ibintu byinshi. Mu Kigiriki ni ijambo rivuga ngo teretetesai. Teretetesai ni ijambo ryakoreshwaga mu muco w'Abagiriki n'Abaroma, rivuga byibura ibintu bigera kuri bitatu. Rivuze byinshi, ariko byibura hari ibintu bitatu by'ingenzi ryabaga risobanuye. Icya mbere, iri jambo ryavugwaga n'imbata cyangwa se umukozi igihe yabaga arangije umurimo wategetswe neza, igihe yabaga arangije umurimo awujuje neza, yaravugaga ngo teretetesai, nk'ikimenyetso cy'uko uwo murimo awurangije kandi mu buryo bwuzuye. Igihe Yesu rero yavugaga ngo birarangiye, yaramaze kurangiza umurimo Imana yamutumye wo gucungura abari mu isi no gupfa mu cyimbo cy'abanyabyaha, gutsindishiriza abari mu isi no kubahesha ubugingo buhoraho. Yesu uwo murimo yarawurangije. Icya kabiri, iri jambo teretetesai cyangwa se birarangiye ryavugwaga n'umutambyi igihe igitambo cye cyabaga cyemewe mu rusengero i Yerusalemu. Iri jambo rero ryavuzwe na Yesu ryagaragaje yuko igitambo atanze cyemewe n'Imana kandi rimwe na rizima by'iteka ryose.
Kristo atubera umutambyi mukuru, apfa mu cyimbo cyacu, atubera umutambyi, aba n'igitambo, kandi igitambo cye kiremerwa kinyura Imana Data wa twese. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko Kristo yari amaze gusohoza umurimo wo kudutambira igitambo aricyo bugingo bwe, kugira ngo twebwe abari mu isi tubabarirwe ibyaha, duhabwe ubugingo buhoraho. Kristo yapfuye mu cyimbo cyanjye nawe, Kristo yatanze igitambo kinyuza Imana Data wa twese mu cyimbo cyanjye nawe. Ntabwo tugikeneye abahagarara hagati yacu n'Imana, ntitugikeneye abatambyi batamba ibitambo, ntitugikeneye abahanuzi bahagarara hagati yacu n'Imana, yewe ntitugikeneye na babandi bose tugira uyu munsi biyita abakozi b'Imana badasanzwe bahagarara hagati y'abantu n'Imana bakumva ko bafite imbaraga zidasanzwe zo guhuza abantu n'Imana. Ibyo byose Kristo yarabirangije, kuko niwe mutambyi iteka ryose. Hanyuma abamwizera twese turabatambyi b'ubwami bw'Imana, kuko tubibona mu Byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza 10, ndetse n'urwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 n'uwa 10. Icya gatatu, iri jambo ryakoreshwaga muri business. Iyo umuntu yabaga amaze kwishyura umwenda, haterwagaho ikimenyetso kivuga ngo birarangiye, hanyuma hagakoreshwa iri jambo teretetesai. Iri jambo teretetesai rero ryakoreshwaga rigaragaza yuko umwenda wishyuwe burundu, uwari uri mu mwenda nta mwenda agifite. Igihe Yesu rero yavugaga ngo birarangiye, yari amaze gutangaza yuko tubonye intsinzi, umwenda w'ibyaha, umwenda twari tubereyemo Imana wo kuba turi abanzi bayo kubera ibyaha byacu, umaze kwishyurwa imbere y'Imana. Kandi umwenda w'ibyaha byanjye nawe wamaze kwishyurwa igihe Kristo yapfiraga ku musaraba. Rero nshuti yanjye, umwenda w'ibyaha byanjye warishyuwe, umwenda w'ibyaha byawe warishyuwe. Kristo yarabirangije byose. Ntabwo tugisabwa gukomeza amategeko kugira ngo twumve ko tubabariwe, ahubwo Imana yamaze kutubabarira muri Kristo Yesu. Imana Yesu igihe yapfaga ku musaraba yashohoje ibyo amategeko yasabaga. Amategeko yadusabaga kugira gukiranuka kw'Imana, ariko adashobora kukuduha. Uko gukiranuka rero Kristo yaragushohoje, yarakuduhaye, kuko yasohoje icyo amategeko yasabaga. Amategeko ntiyashoboraga gutuma umuntu ahura n'Imana, kuko amategeko yerekanaga uburyo Imana yera, akerekana uburyo umuntu ari umunyabyaha ariko ntamuhe gukiranuka. Ariko dore uko ijambo ry'Imana rivuga mu rwa 2 rw'Abakorinto 5:21 haragira hati, utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana yaduhaye gukiranuka kwayo binyuze muri Kristo Yesu. Ntabwo ari iduha gukiranuka binyuze mu byo dukora, iduha gukiranuka binyuze muri Kristo Yesu, umwami n'umukiza wacu. Rero umwenda wawe warishyuwe. Ntabwo wari ukwiye kubaho ufite ubwoba bw'agakiza k'ejo hazaza. Ntabwo wari ukwiye kubaho ufite ubwoba bw'ubugingo buhoraho, kuko Imana yamaze kwishyura umwenda w'ibyaha byacu. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 aravuga ngo, nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa, kuko umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo watubatuye itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Umanutse muri icyo gice umurongo wa 15 haravuga ngo, ko umwuka twahawe atari umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo ni umwuka udutakisha uti Aba Data. Imana yakoze ibikwiriye byose kugira ngo igukize. Imana yakoze ibisabwa byose muri Kristo Yesu kugira ngo igukize. Ahasigaye nahawe. Yohana 3:18 haragira hati, dore uwizeye uwo mwana w'Imana afite ubugingo buhoraho, ariko utaramwizeye iteka amaze kuricirwaho, kuko atizeye umwana w'Imana utanga ubugingo buhoraho. Ntabwo abantu bazacirwaho iteka nuko ari abasambanyi, ntabwo abantu bazacirwaho iteka nuko ari abajura, ntabwo abantu bazacirwaho iteka nuko ari abicanyi cyangwa bakora ibindi bizira byose, kuko ibyo Kristo yarabipfiriye kugira ngo babibabarirwe. Ahubwo ikizabaciraho iteka nuko banze igitambo cy'amaraso ya Yesu yatanze ku musaraba kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ari nayo mpamvu mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25 batubwira ngo, niba uwakerensaga amategeko mu gihe cya Mose yaraterwaga amabuye yashinjijwe n'abagabo 2 cyangwa 3, mutekereza ko abakerensa amaraso y'umwana w'intama w'Imana, amaraso y'isezerano twejeshejwe, bazababarirwa? Ntabwo bishoboka, kuko nyuma ya Kristo nta kindi gitambo cy'ibyaha gihari. Nyuma ya Kristo nta bundi buryo bwo kugera ku Mana buhari. Abantu bibwira ko hari inzira nyinshi zo kugera ku Mana. Koko hari inzira nyinshi abantu bashobora gucamo, ariko izo nzira zose ntizigera ku Mana. Kuko Yesu ubwe yaravuze muri Yohana 14 umurongo wa 6 aravuga ngo, ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Icyatumye Kristo amanikwa ku giti kwari kugira ngo ngewe nawe atuyobore inzira y'ukuri itugeza ku Mana. Iyo nzira twari twarateshejwe n'icyaha ubwo Adamu yahitagamo kugomera Imana. Nawe uyu munsi
waha Yesu ubugingo bwawe akakubabarira ibyaha. Ko Yohana 1:12 haragira hati, haratubwira ngo icyakora bamwizeye bose bakemera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nawe kubwo kwizera urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe, uyu munsi wahabwa imbaraga zo kuba umwana w'Imana, wahabwa ubwo bushobozi bwo kuba umwana w'Imana, wahabwa iyo mpano itangaje Imana yatanze ubwo yatangaga umwana wayo Yesu Kristo. Wamuha ubuzima bwawe. Nawe wamaze kumwizera, ukomeze kuzirikana urupfu Kristo yapfuye ku bwawe. Ibyo bigutere kumukunda, bigutere kubwira abandi bya Yesu, bigutere kumva ko wababariwe, ubeho ubuzima bwuzuye umudendezo buhesha Imana icyubahiro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuko ibyo nibyo Paulo yatubwiye mu Rwambere rw'Abakorinto 10:31, haragira hati, mwaba murya, mwaba munywa, n'ikindi muzakora cyose mukorere byose kugira ngo Imana Data wa twese ihimbazwe mu mwana wayo Yesu Kristo. Bene data bakunda, Imana iradukunda bikomeye kuko byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfe mu kimbo cyawe nge nawe, adutsindishirize dukurweho umujinya w'Imana wari uturiho kubera ibyaha byacu. Imana iragukunda, na n'uyu munsi iracyagushaka, na n'uyu munsi iracyagutegereje. Uhisemo kuyemerera ukayiha ubugingo bwawe muri Kristo Yesu, ukizera Yesu Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza, wababarirwa ibyaha byawe. Kuko nta muntu n'umwe Imana itababarira uko yaba ari kose, ndetse n'ibyo yaba yarakoze byose. Uyu munsi rero nuwawe, uyu munsi nuwawe wo kwemererwa nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo 3:7 ngo niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana uyu munsi ntiwinangire umutima wawe, kuko basogokuruza babikoze mu butayu, bagatuma Uwiteka Imana irahirana umujinya ko batazonjira mu buruhukiro bwayo. Imana rero iraguhamagarira kwihana no guhinduka no kubabarirwa ibyaha muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Imana ibaha umugisha.